Urukwavu rwuzuye n'umuhari. Bukeye rubwira wa muhari ruti ngwino twihingire umurima tuwuteremo ibigori n'urutoki. Umuhari uremera ariko ubwira urukwavu uti ko nazi kurira insina, urutoki nirwera imineke nzayimanurana. Urukwavu ruti ndi umuhanga wo kurira, ibitoki nibikomera nzajya mbimanura. Nuko biherako bihinga umurima munini cyane, biwuteramo ibigori n'urutoki rwinshi. Urutoki rumaze kwera, urukwavu rubwira wa muhari ruti ngwino tujye kureba ibitoki byarakomeye, bimwe byanekeye hejuru. Nuko biragenda, bigeze muri wa murima urukwavu rwurira insina ngo rugere hejuru, rwimanurira imineke rwirira. Umuhari urarubaza uti ko nduzi utanagira imineke n'ibiti. Urukwavu ruti buretse gatoya ndacyatoranya myiza, kuko ntuzi kino gitoki kitarananeka neza. Ruguma rwirira imineke ngo rurumva ko ihishije. Rumaze kumva aho rugejeje, rubwira wa muhari ruti kuyimanura ubu ngubu byaba ari ukuyangiza, kuko itaranika neza rwose. Reka tuzagaruke ejo, ahubwo reka mbe nkwigisha uko wakorera urutoki. Umuhari uti sinkwemereye kereka ubanje kumanura imineke, naho ubwenge ushaka kumpenda nabutahuye kare. Urukwavu rubonye ko umuhari urakaye, rwibuka ubundi bucakura. Rwirebesha ku gitoki cyari hirya yarwo, ruherako rubwira umuhari ruti yo uzi ko twabaye abapfukare iyo dushaka imineke myiza kuri iriya nsina. Dore inyoni zenda kuyitumarana, reka manuke nduhuke gato kuko maze kunanirwa, maze ngugerere ku cyo wifuza, nawe wumva uburyohe bw'imineke y'insina zino wajya gubarirwa. Umuhari uti ngaho manuka, ariko niwongera kundyarya numva imbere. Nuko urukwavu ruramanuka, rugeze hasi rugerageza kwiruka, ariko umuhari uba warusingiriye. Ugiye kurwica rurawubwira ruti uranyica ngiye kukumanurira imineke. Ako kanya bigaruka kuri ya nsina, urukwavu rurongera rururira, rumanura imineke ruhereza umuhari, nawe urarya urishima. Kuva icyo gihe urukwavu rucika ku ngeso y'ubusambo n'uburyarya. Ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa na benshi, utazi ubwenge ashima ubwe. Sinjye wahera hahera umugani. Kera izuba ryaracanye, imigezi irakama, nuko inyamaswa zose ziraterana zijya inama yo gushaka uburyo zafukurira iriba rirerire kugira ngo zizagere ku mazi. Inyamaswa zose zirabyemera, uretse Bakame yavuze ko nta mbaraga ifite. Umwami w'ishyamba hamwe n'ibyegera bye byemeza ko iryo riba niritungana zizajya zijya ibihe byo kuririnda kugira ngo zizatahure uburyarya bwa Bakame. Iriba rirafukurwa, rigira amazi meza cyane kandi afutse. Bukeye Bakame igira inyota, maze gushakira igicuma cyuzuye ubuki, ijya gushaka amazi kuri rya riba. Ubwo yo yari izi uko iri bubigenze. Muri izo nyamaswa rero, impyisi ikaba ariyo yagombaga kurinda rya riba. Bakame irakuzira, isanga ya mpyisi yahageze kare, yicira isazi mu maso kuko yari imaze kurambirwa no gusonza. Irabuka Bakame irayibwira iti cyose Bakame, aho nufashwe ugejeje aho ngaha n'iki? Ntiwavuze ko wamugaye? Bakame irayisubiza iti aho nugira ngo nkeneye amazi yawe, humura nifitiye yanjye arushanye kuryoha. Impyisi yumva igize amatsiko, maze ibwira Bakame iti masa nsomeho numva. Bakame yihereza cya gicuma irayibwira iti akira maze wiyumvire ukuntu amazi yanjye atagira aho ahuriye n'ayanyu. Impyisi irakira, isomyeho iravuga iti araryoshye cyane koko. Iragotomera ikurikiranye bwa buryohe, igicuma iragikonoza, maze umusinzi atembagara aho ngaho. Bakame bibonye ityo, itegura igicuma cyayo iravoma, imaze kuvoma iriyuhagira, irangije irayatoba cyane kugira ngo yerekane ko itwaye za nyamaswa agahigo. Nuko irigendera. Impyisi aho ikangukiye isanga Bakame yandurutse, amazi yayahinduye ibiziba. Nuko Bihehe ijya kubitekerereza izindi nyamaswa, maze zirayitonganya cyane zigira ziti ni akamaro kawe. Impyisi nayo iti ngaho namwe nimwigireyo, muzamurebe ukuntu aka kagabo ari akanyabwenge kandi gafite amazi meza kaguha, wanywaho ugasinzirirako. Ariko izasimbuye Impyisi nizayirishije ubutwari. Imwe gusa muri zo niyo yashoboye gutahura uburyarya bwa Bakame, nyamara zose zarayisuzuguraga zikayinegura ingendo yayo nuko iteye. Akanyamasyo muzi ukuntu kagenda gasodoka, ariko karakugendeye gakururuka, kageze ku iriba kihisha mu mazi. Bakame uko yamenyereye iraza no ku iriba, yihamagaza ubusa igira ngo irebe ko ari indi nyamaswa yabaje kurinda amazi. Ibonye ko nayo
iriba irarishoka ngo ivome nk'uko bisanzwe. Itaratangira kuvoma, akanyamasyo kaba kayisingira akaguru, karayikomeza, kayijyana imbere y'umwami w'ishyamba. Inyamaswa zose zirakorana, inama zimaze kuyinoza, Bakame icibwa urubanza rwo gucibwa umutwe. Ubwo ariko mbere yo kuyica umutwe zagombaga kuba ziyiboshye kugira ngo itabona uko izicika. Mu gihe zigishakisha umugozi ngo ziyibohe, Bakame irazibwira iti, mbese ubwo muriruhiriza iki? Mwazanye kariya kavovo ntigahagije? Erega ntago Bakame nduhije. Izindi nyamaswa ziti, koko Bakame utubwiye ukuri. Nuko zireba akavovo k'insina maze zirakayibohesha. Hashize umwanya, izuba rimaze gukomera, ka kavovo karuma. Nuko Bakame imenya ko igihe cyo gucika kigeze, itangira kwibohora. Inyamaswa zari ziyirinze zirayibaza ziti, ko turuzi ibihotagura tukumva ako kagozi gaturagurika, ubwo uri mu make? Bakame irabisubiza iti, ntibibatangaze, ubu natangiye gusamba, mu kanya murabona nangutse. Nuko zimaze kwizera ko Bakame itagishoboye gucika, zitangira kwiganirira. Mu gihe zibereye mu kinwanwa, Bakame akagozi iragagutura, isimbuka rimwe nk'umurabyo, irazimiza pe. Inyamaswa ngo zikebuke, zisanga Bakame yagiye kera, zisigara zimanjiriwe, naho Bakame yisangira nyina mu ndiri yayo. Sinjye wahera hahera umugani. Ndakuminze kora subscribe, ulayikinge, niba video wayikunze unayisharinge. Ushobora kuduha igitekerezo muri comment. Umusanzu wanyu ni inkunga ikomeye cyane. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, Nyagasani abarinde, naho utaha, ciao.